tubahaye ikaze muri iki kiganiro urubyiruko. murakoze cyane. N'umunezero mwinshi nagira ngo mutubwire ni izihe mpinduka abakurikira Ijwi ry'Ibyiringiro urubyiruko mwaje muserukira hirya no hino mu Rwanda tuza kwitega nk'umusaruro uraza kuboneka nyuma y'amahugurwa muri gufatira hano. Avuga muri gufatira ariko akenshi ubwo wewe urimo mu bahugura. Reka tubahe ikaze mu gice mutangariza abateze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. murakoze cyane. Mbanje gushima cyane ubuyobozi bwateganyije iyi gahunda, kandi ngashima cyane abayobozi bakuru ndetse abigisha babashije kuza hano bari bamugisha. Bityo rero icyo abantu bakwiye kwitegura cyangwa se abo twasize kuri kwitegura bakwiye kwitegura impinduka, kandi bakitegura ibintu noneho biri mu rwego rw'ibyanditswe. Hari ibyo twajyaga tuvuga, twajyaga dukora bitanditse mu bitabo, ariko turashima cyane ubuyobozi bwa Union y'u Rwanda bwahinduye ibitabo mu Kinyarwanda, bikaba bigaragara yuko hari impinduka yabaye bitewe n'uko ibitabo byahinduwe. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko twahuriye n'abigisha hano. Abantu barize, abantu abagiye bava hirya no hino hari icyo bagiye gusubiranayo, kandi bigaragara yuko babyumvise none kuko babonye umwanya wo kwiga. N'ubu ngubu turakomeje guhera mu kanya, turakomeje amasomo kuzageza ejo, kugeza igihe tuzatangira. Ni iki mwabonye mu rubyiruko rumaze iminsi iteraniye hano, kandi urubyiruko rufite titire y'abayobozi bafite ayandi matsinda bayobora aho baje baturutse, mwababonyemo iki? Icyo twababonyemo ni uko bafite amatsiko yo kumenya ibyahindutse, kandi bafite imbaraga yo kubijyana, kandi noneho bateze amatwi, ntabwo ari nka bya bintu bya kera. Biragaragara yuko bafite amatsiko yo kumenya ndetse no kujyana ibyo bakuye aha ngaha, kandi bakabishyira mu bikorwa. Ndabashimiye Erida Masagati nkunda bagenzi Edrasi kuri uwo mwanya mudahaye ikiganiro urubyiruko kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Namwe murakoze cyane. Radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro.